ndabwira The Ben. yego Ben ntago ndagafuka imvugo rimwe. ntabwo ndi umuhanzi ukorera kuri pressure yo gusohora indirimbo ngiye gusohora. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kugira ngo I love you, thank you. I love you guys, thank you so much. Igikurikira kugira murakoze cyane, thank you. twumvikane mwihangane. Pirate nta control aba bantu gakeya. So igikurikira ndashaka kugira ngo mbwire abanyarwanda muri rusange apana abafana ba The Ben ko next week turasohora indirimbo yitwa Inshallah. Indirimbo nziza cyane ndayibatuye. It's a beautiful song. Nibaza ko mu ntara tugiye guca impaka tu. Guca impaka? Absolutely. Muri kureba uru rubyiniro uko rungana. Uyu munsi turi hano kugira ngo tubereke uko stage yacu izaba ingana, ni uku nguku. Uko sound yacu izaba imeze, ni uku nguku. Murumva ibijyanye n'umuziki byose twabikozeho kandi neza. Ibindi muzaduha nibyo tuzabashyira. Naho umuziki wo nta n'ikintu nshaka kuvugaho. Nanyuze ahantu bwiza ari kurepeta ngira isoni. Hanyuma ndanashimira abafana ba The Ben bafite discipline cyane, ndabashimira cyane. Iyo discipline nayo batuje cyane. Hanyuma murakoze. Hanyuma ndabasaba iki kiganiro kiri very very important ku bantu bari kugikurikira online, bakeneye kumva message, bakeneye kumva impamvu twicaye hano. Ndabashimira abafana bafite umutuzo, bafite murakoze cyane. Amashyi menshi kandi kuri The Ben. Bruce, nuko tariki ya mbere z'ukwa mbere muri uyu mwaka witaba The Ben. Uwo munsi ni nabwo waturarikiye ko utwibikiye nk'abanyarwanda ko sama cyangwa se impeshyi ari iyawe. Igihe cyageze wabiduhishuriyeho ubushize ku mbuga nkoranyambaga zawe n'ikipe yawe ikuri inyuma. Dushimira cyane. Muri make ariko atavunaguye abanyarwanda, uretse ko ubona basogongeje ku itariki ya mbere z'ukwa mbere, noneho mu nguni zitandukanye z'igihugu aho ugiye kunyura tunyuriremo muri make iyi gahunda wakoranyije imbaga kugira ngo uyibabwire. Murakoze. Icya mbere ni uko igihe kigeze ko umuziki w'abahanzi nyarwanda utangira gutunga abahanzi kandi bakaba banabikiriramo. Yego. Kubera ko twaciye muri byinshi, twariyubatse, mwarabibonye, ariko none igihe kirageze ko umuziki uhinduka akazi, abantu bangana gutya baza bagakoramo bakabona imirimo kandi ukanatanga ibyishimo bingana gutya. Rero igihe kirageze ko n'umuhanzi wahoze abitanga guhera kera atangira gukora ku biceri mu buryo busesuye. Ibi ni ibitaramo twatekereje gukora kubera ko ntekereza ko maze iminsi mbaha ibihangano byiza na The Ben nuko, Bwiza nuko, Kitoko nuko, nabo tuzajyana muri uru rugendo. Ariko ntago nari narabashije gukora ibitaramo byanjye cyane cyane nk'ibi bizenguruka igihugu. Igihe rero ni iki ngiki tuzaherera i Musanze ku itariki 13, hanyuma tuzakurikizaho Nyagatare, nituva Nyagatare tuzajya i Nyamata, nituva i Nyamata tuzasoreza i Rubavu. Ibyo bitaramo rero ni umwanya mwiza wo kureba umuhanzi wateguye igitaramo, n'umwanya ashobora guha umuziki, no guha umwanya umufana wa nyawe w'uwo muhanzi akamubona mu buryo buhagije. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Amashyi kuri Bruce Melody. Ben, niba wibuka neza ni ryari waba uheruka uretse muri Kigali cyangwa se ahandi hanze, ni ryari waba uheruka gutaramira mu ntara? 2017, imyaka hafi 10 yari ishize.
sasa rero bavandimwe nicaye hagati yabo mureke mbabwire wenda mwebwe ntabwo mwabimenye burya rero Ben igihe wakiraga Bruce ku itariki ya mbere muri New Year Groove hari ukuntu mwabaye nk'amakipe bamwe baje bavuga bati umuntu yakubise undi akanyafu abandi bati igisamagwe cyari gihitanye umuntu uretse ko yakirijwe n'iminota hanyuma twe tubafana mwembi tuti baguye miswi umuziki ni umuziki ni amarangamutima yacu ntago wabuza muntu gufana cyangwa se guhita mu wakunda ariko ubu noneho mu ntara uretse abavandimwe mu ntara dusuza hirya no hino tunasuza n'abo muri diaspora badukurikiye muzabasanga ariko natwe tuzabakurikira aka kanya rero ndifuza mpereye kuri wowe Ben tujye mu ngamba aba banyarwanda inshuti za muzika yanyu mu ntara mubashyiriye iki nibaza ko mu ntara tugiye guca impaka tu guca impaka absolutely aha izo navuga absolutely aha absolutely ntabwo nzi niba Munyakazi abikwemerera sinzi niba Munyakazi abikwemerera Munyakazi ngo biteye bite njye ntabwo ndi bubwire abafana yego ndabwira The Ben yego Ben ntabwo ndagafuka imvugo rimwe akubwiye ko atari agafu k'imvugo rimwe ni ukuvuga ko witeguye gusubira arakoze cyane reka nsabe mugenzi wanjye Lucky yaba ari hafi urakoze Lucky nk'uko n'ubundi biteguye ni ikiganiro n'itangazamakuru ndakomeza kuganira n'abavandimwe ariko dufite n'imbaga y'abanyamakuru bagenzi bacu bari hafi aha reka ngusabe rero undebere abanyamakuru batatu b'inkwakuzi ibibazo byabo begereze mikoro bagira icyo babaza aba bavandimwe ntabwo ndibuze kwihara ijambo njyenyine ndetse uretse n'ibyo turaza no kugira mu nshuro Ben ikibazo ni cya kindi ntabwo uheruka mu ntara wowe batubwiye ko udaheruka mu ntara abantu bo mu ntara kwanza urahibuka icyo kibazo kirimo kiragaruka cyane buriya tujya no gutangira intara nizo zatugize intara ya Gisenyi iri mu bintu byakiniye role ikomeye cyane ku muziki wanjye n'izindi ntara zitandukanye so nibaza ko mbazaniye ibintu bidasanzwe badaherutse guheruka I promise you that urakoze ntekereza ko hari inyota tutigeze dukoraho ariyo mpamvu ikintu tubashyiriye kiri gukomeza kugaruka yego mureke njye mbivuge gutya njyewe nkora umuziki mwiza ndabizi si ngombwa ko babimbwira ndabizi sibyo rero mu bintu mbashyiriye ntabwo umuziki nakavuze kuko niwo banziho hanyuma ikindi muri kureba uru rubyiniro uko rungana uyu munsi turi hano kugira ngo tubereke uko stage yacu izaba ingana ni uku nguku uko sound yacu izaba imeze ni uku nguku murumva ibijyanye n'umuziki byose twabikozeho kandi neza ibindi muzaduha nibyo tuzabashyira naho umuziki wo nta n'ikintu nshaka kuvugaho nanyuze ahantu bwiza ari kurepeta ngira isoni ibintu biravuga neza ibintu byinstaye neza umuziki wo twe kuwutindaho cyane kuko urumva ibintu bikozwe n'abahanzi bangana gutya ntabwo bishobora kuba bibi ntabwo bishoboka kandi twashyize imbaraga hamwe The Ben araza Kitoko araza Bwiza araza muzagenda mubona n'ibindi so icyo tubashyiriye kindi kirenze umuziki mwiza ntekereza ko ari mwe muri bukiduye kuko bo bari mu ntara murakoze cyane amashyi menshi kuri abahanzi bacu ikindi kibazo Lucky ego murakoze nitwa Irene Murindahabi ndi umunyamakuru wa MI
ikibazo cya mbere ndakibaza The Ben. Ubushize ubwo wateguraga igitaramo cyabaye ku itariki ya mbere, cyari igitaramo cyiza, ariko mu bijyanye n'imiziki wari ufite n'indirimbo nshyashya wahaye abafana. Ubu ngubu zenguruka igihugu nta ndirimbo nshyashya, urabivugaho iki? Icya kabiri ndakibaza Bruce, kuki udafata akanya ngo ushimire The Ben waguha igitekerezo ugiye kubyaza amafaranga menshi? Murakoze. Urakoze cyane, ngira ngo Emile Katube dusubije ibi kuri sesiyo ya mbere. Irene, félicitations d'abord. Merci beaucoup. Urakaza neza muri iyi gahunda nk'iyaba bavandimwe, ni byiza cyane. So The Ben irangumvishe neza ikibazo cya Irene. Yego. Ati se ko ubushize wari waserutse nk'igisamagwe, ubu uraseruka niki? So ndagira ngo nsubize Irene, kandi Irene, congratulations to you, ngira ngo afite n'ubukwe mu minsi iri imbere. Yego. So Irene, ngira amahirwe nibaza ko abandi bahanzi wenda benshi batagira cyangwa se bazagenda bayagira. Ntabwo ndi umuhanzi ukorera kuri pressure yo gusohora indirimbo ngiye gusohora. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kugira ngo I love you guys, thank you so much. Igikurikira kugira murakoze cyane, thank you. Twumvikane mwihangane. Pirate na control aba bantu gakeya. So igikurikira ndashaka kugira ngo mbwire abanyarwanda muri rusange, apana abafana ba The Ben, ko next week turasohora indirimbo yitwa Inshallah. Indirimbo nziza cyane ndayibatuye. It's a beautiful song. Ndumva nsubije na Irene muri ubwo buryo. Thank you so much. Urakoze cyane Bruce. Yarambajije ngo kubera iki ntashimira The Ben. Wanyeretse inzira ngiye kubyaza amafaranga menshi, ariko we kuki atigeze yumva ko namushimiye kare ahubwo? Kuko ibyo bintu nabinyuzemo kare, sinzi aho yarari, mu murabura bamwegereye. Namushimiye kare, namushimiye cyane, kandi ibi turi gukora n'ubufatanye, ntago yari kuba ari hano atabizi ko nishimiye ibyo bintu. Barakoze cyane abahanzi bacu.